Amazina yanjye nitwa Redempta Wanyirigira, ndi umukobwa nahoze ndi mubi ariko ubu ndi mwiza, namwe murabibona ko birenga ku busambanyi bwabo ndi bwa nyuma. Ibi ndabivuga numva nshize amanga kuko Yesu yangiriye neza. Nta yindi nyungu nkeneye uretse gushimira Yesu gusa. Nageze igihe nkajya mfata igihe nkava mu rugo ngapakinga imyenda yanjye yose nkagenda nkajya mu rusengero aho nasengeraga. Icyo gihe nkabayo icyumweru cyose ndi gusenga niyiriza kugira ngo saba Imana ngo Mana ndarambiwe ibyaha, nyeza numara kunyeza kugira ngo ntava hano nkajya kubikora uhita unyica bagire ngo nishwe n'amasengesho. Imana ntiyabikora. Mu by'ukuri sinari mfite ubuzima, ni njyewe wabonye wari warashize, ariko urareba ko ndi mwiza. Turi hano gushimira Imana. Ndashima Yesu wankuye mu bibi akanshyira mu buzima. Njya mvuga ngo arongora ingasoni akabera ingabomoye. Ariko ubu ngubu aho namenyeye muri Grace Room, naje ndushye, umumama umwe ari hano, naje ndushye arambwira ngo ngwino yenda wasanga uyu ari wo munsi wawe. Uyu musore niwe wanyakiriye bwa mbere. Kuva icyo gihe nabonye ubuzima ngenda mbohoka gake. Ubu ndashima Imana, ndahagaze, ndakomeje, sinzasubira inyuma ukundi. Yesu akabera ingabomoye. Grace, turashimira Imana kubw'ubuzima bwa Redempta. Yisanze mu butinganyi, yisanze mu businzi, yatangiye no kunywa n'ibiyobyabwenge, ariko nk'uko mubibona ni umukobwa mwiza, arakomeye cyane. Ubu ngubu arakorera n'Imana. And right now she's serving God. Mureke tuzamure Imana icyubahiro. Let us raise and all the honor to our living God.